bakunzi ba Cyomorovete TV, reba ibibazo byinshi wajyaga wibaza, twabazaniye igisubizo. Mbese ni irihe gaburo nagaburira ingurube ifite amezi se cyangwa ingurube ihaka, kugira ngo mu gihe cyo kubyara izabyare neza, ibyara abana beza kandi bazima bashyitse. Menya byinshi uzakora guhera ikima kugeza ibyaye, n'ahandi wabusanga uretse hano. Muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomorovete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Ndashimira wowe wakoze subscribe, wowe undebye bwa mbere utarayikora ndagusabye kanda aho ku ruhande hari akazogera, maze uko video zacu zisohotse ujye uhita uzibona. Amasomo tubagezaho buri munsi ntakagire na rimwe rigucika. Ndibutsa mwebwe kandi mukeneye ko tubamamariza, turitaye turabamamariza kandi ibikorwa byanyu bikagenda neza, kandi duca make. So tuributsa n'abandi bakeneye gutangira projet z'ubworozi, abakeneye ubworozi bwiza bw'icyororo turahari, abakeneye mbega service zose mukeneye zijyanye n'ubworozi, mwahamagara iyo nimero yanjye iri kuri screen 0785 84 624. Bakunzi bacu rero, nizere ko mwashize amatsiko ku bantu baraga bansaba kubigisha ku rukwavu cyangwa ku bworozi bw'inkwavu. Mukomeze murebe iriya video, birabafasha cyane. Nabigishije isomo ry'ukuntu wakubaka ibiraro by'inkwavu mu buryo buhendutse kandi butaguhenze, ku buryo uri bworore ibintu byawe bikaguka cyane, cyangwa ubworozi bwawe bw'inkwavu bukaguka kandi bitagusabye amafaranga menshi. So rero niba ukeneye uburyo bikorwamo byoroheje, genda urebe video twasohoye musibe ejo, maze uyikurikire. Niba uyishimiye ukande like, utere comment, kandi ibyifuzo mama ufite bitandukanye mujye mubishyira muri comment, maze nze mbibasubize hano mu kiganiro. So rero bakunzi ba Cyomorovete TV, uyu munsi tugiye kwiga uburyo wakwita kwishashi ikima cyangwa se inyagazi cyangwa se female cyangwa se ingurube y'ingore. Kubatabyumva ngerageje kubivuga mu buryo bwose byumvikana. Ya ngurube yimye rero ikimara kwima, ngiye kubigisha uburyo uzayitaho, uburyo uzayigaburira. Ntabwo uzayigaburira nk'uko wari usanzwe uyigaburira itarima, ntabwo uzayigaburira nk'uko wari usanzwe uyigaburira amezi ataraba makuru, ntabwo uzayigaburira. Kandi mbibutsa, iyo witaye ku ngurube ihaka, biba byiza ni ugutegura icyororo muri famu yawe cyiza cy'ejo hazaza, kuko iyo ubishatse wavukisha icyororo kibi, kandi unabishatse wavukisha icyororo cyiza. So rero bakunzi ba Cyomorovete TV, tera agatebe, nushaka ufata agakaramu n'agakayi, nta kibazo rwose. Icy'ingenzi nuko nkeneye ko ibintu ubikora kinyamwuga, tukareka imikino mu bintu bya business. Kandi wibuke ngo iyo wikorera uba wikorera, iyo ushatse ko biba byiza, ariko iyo utabihaye umwanya nyine ntabwo bikungukira. Kamemu nawe urabyumva. Kwigana uburyo tuzita kuri izo ngurube zahuye n'imfizi cyangwa se zimye. So rero bakunzi ba Cyomorovete TV, ndabibutsa yuko ubworozi bw'ingurube ni ubworozi wakora ubwitayeho, mu gihe gitoya bukaguhindura umukire, cyangwa se bukaguhindura umunyamafaranga, cyangwa se bukagutera amasha bukaba umuherwe nk'abandi bose. Niyo mpamvu rero mba ngira ngo mbigishe ibintu byatuma mudasubira inyuma muri ubu buzima, bwo muhore mutumbagira muzamuka mu kirere. So wowe utameze neza, ndagusabira ku Mana igwe kugubwa neza, kandi nawe umeze neza ubishimira Imana, kandi ibyo byishimo ubihorane mu izina rya Yesu Kristo. Rero ni ukuvuga ngo ingurube ikima cyangwa ukigera ku mfizi, nyuma yaho urayigaburira bisanzwe. Noneho ikintu ugomba kumenya nuko iyo nyagazi ihaka cyangwa se ikimara kwima, urayireka ukayigaburira nk'uko byari bisanzwe. Iminsi 8 yarangira ugatangira ugagabura muri ubu buryo ngiye kukubwira.
So vuga iminsi 8 ni icyumweru kigizwe n'iminsi 7 kongera umunsi umwe bikaba iminsi 8. Nukuvuga ngo inyagazi haka kuva ku munsi wa 8 igabanyirizwa ibyo yaryaga bikagera ku biro 2. Ingurube ihaka ntakenera kandi ibiribwa byinshi pe. Reka utazumva yuko ngo kuko hari abantu bagiye babyitiranya. Ingurube ihaka igira peti nyinshi. Igeze mu mezi 2 irarya kweri, yano yajya ku mezi 3 ikarya by'inangarukiro. Wabona ukuntu ukiri gusahinda kibyana ubusambo yikeneye kurya kavuga ata reka nihe byinshi, wenda ukwinyiha byinshi ni kwizambyarira ibyana byinshi cyangwa se ni kwizambyarira icyororo cyiza, ukumva ko nuyiha ikabyiha izabigabura abana bari mu nda. No. Ndagira ngo mubwire yuko iyo ushimishwe no kugaburira cyane ingurube ifite amezi uba uri mu bihombo byo gupfusha abana b'ingurube bavuka bagapfira mu nda se, cyangwa se bakapfa bavuka, cyangwa se bakavuka ari ntacyo bitewe nuko warayigaburiye. Nyababyeyi iragenda itsikamirwa n'ibinure byinshi. Mutera agatebe murumva ko ibyo mbayishiye ari byinshi cyane. Byiza nuko wagenda uyihereza bike kuko iyo yahaye byinshi bituma irushaho kuremera. Ihaka ibyo wayiha byose ihaka ibikoresha neza nta n'igihombo. Ikindi nuko ingurube yabyibushye cyane inanirwa kubyara, bityo abana bayo bagapfa bavuka. Murumva ko mwumvishije aho uhera utangira kugabanyiriza ingurube zawe ibiryo, sibyo? Ibura iminsi 15 ngo ibyare, banza umenye ngo uzayikorera ibiki. Ibintu nayikora bigatuma imbyarira neza, ikabyara abana beza, abana buzuye, kandi nayo ubwayo ikabyara ikagira ubuzima buzima kandi bukomeye. Ugiye kwibaza ngo ni ibiki? Ngiye kuguhereza urutonde rw'ibyo bintu byose, kandi ndagusabye uzambabarire inshuti zanjye mujya mumbara mu bikurikize. Ndabizi yuko bizabagirira inyungu nyinshi mu bworozi bwanyu. So ishigaje iminsi 15 ngo ibyare, ikintu ugomba kuyikorera mbere na mbere nuko uyuhagira umubiri wose no ku mabere yayo ukayoza neza. Byaba byiza ukaba ufite ka gasabune keza gahumura gasanzwe kogeshwa amatungo. Ngiye nkoresha Savon Liquide n'ubundi ikoreshwa mu matungo iri yihumura. Bivuze ngo urayikunyura neza no ku mabere yayo ukayikubisha neza na ka gasabune, asigaye ugakuba ikiraro neza ukayireka ikaryama ikaruhuka. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ugomba gushaka umuntu uguterera umuti wa ivermectine uvura inzoka hakurikijwe iki ibipimo. Bishatse kuvuga ngo bakunzi banjye, wowe ikintu ugomba gukora, hari abantu mujya muvuga ngo ingurube ingurube ihaka ngo nta muntu yitera imiti y'inzoka. Ninde yababwiye? Ariko mwebwe reka mbabwire, mujye muzana kwa Cyomoro Fete TV ibibazo wibazo uzazuhabonera ibisubizo. Ingurube ihaka uyitera imiti y'inzoka kandi ntagiramburura, ahubwo uyitayiteye uba witeza ibihombo. Ibura iminsi 15. Ikintu cya kabiri ugomba kuyikora nuko ugomba kuyitera ivermectine. Icya gatatu nuko ugomba kujya uyihereza amazi menshi. Urayogeje uyikora amasuku, uyitera imiti y'inzoka, noneho uko uyiganiriza ibiryo ari nako yongera amazi nk'uko nababwiye mbere. Noneho ibura iminsi 3 ngo ibyare, iterwa umuti wa vitamine ndetse n'umuti twita peni. Ushobora kwibaza ngo nukubera iki? Ibura iminsi 3 ngo ibyare, ugomba umenye ngo ugomba kuyitera amavitamine ukayitera na peni. Hari abantu mutinya gutera ingurube zifite amezi, ariko ibyo mbabwiye mujye mubikurikiza, bizajya bibafasha cyane mu gihe ingurube zanyu ziri kubyara cyangwa mu gihe ihaka uyitegura kwenda kukubyarira. Ugomba kuyimurira mu kiraro wabanje gukora amasuku mu buryo buhagije, cyaratewemo imiti yica udukoko tugiye dutandukanye,
noneho warangiza ukayimura. Kandi icyo kiraro kigomba kuba ari ikiraro kigari cyagutse ku buryo kiba gifite ubushobozi, tuvuga urugero wenda kuba icyo kiraro gifite ubushobozi bwo kuba hajyamo imbyeyi n'abana bayo umubare runaka yabyaye. Bivuze ngo icyo mbashatse kubabwira, muri icyo kiraro cy'imbyeyi ugomba kuba warashyizemo akaberiso cyangwa kumba gatoya ko kujya ushyiramo abana, then ukagenda ukabakuramo baje konka. Niyo mpamvu rero umuntu aba ababwira ngo mugomba kugira gutera umuti wica udukoko, kuko utwana tukivuka nta iminite tuba dufite mu mibiri yatwo ihagije. Ni ngombwa rero ko ugomba gutegura ikiraro gutyo mu gihe buri minsi 3 ngo ugire ite ngo ibyare. So rero tugiye kureba habura umunsi umwe ngo iyi ngurube ibyare. Mbese ibyabanje mwabyumvishe? Niba mwabyumvishe mukaba mwakunze isomo mukande like, mujye mumba ari igihe views sanga zabaye nyinshi, comment zabaye nyinshi, ariko byajya kuri like bikaba dukeye. Ni ukuri n'ibintu wabineza ujye ukanda gutya. Ibura umunsi umwe ngo ibyare rero, yo ongera uyuhagire neza. Ibura umunsi umwe ongera uyuhagire neza no ku mabere yayo cyangwa ku magurube yayo. Nurangiza kuyuoza neza, uyukunyure n'agasabune n'ikiraro cyoze neza n'agasabune. Nurangiza ushyire n'isaso ryiza. Ntuzakoreshe rino saso ritumuka gasenyi, ishobora gutuma zagira ikibazo cy'imyanya y'ubuhumekero. Biba byiza ufashe utwatsi twumye cyangwa sibarizo byagutse rimwe rinini babazi, umare kuyoza neza uyikunyure. Kuri uwo munsi ibura umunsi umwe ngo ibyare, wirinda kuyigaburira ahubwo ukayiha amazi menshi ahagije yo kunywa. Kugira ngo ushobora kwibaza ngo kubera iki tuyima ibiryo, cyangwa se kubera iki tuyihereza amazi menshi tukayima ibiryo. Shuti yanjye, iyo uyimye ibiryo ibasha kugira imbaraga zo kubasha gusunika abana, kandi n'abana bakabona bagasohoka mu buryo bworoheje. Ariko iyo wayigaburiye ikarya igahaga, abana ni handi usanga bahera mu mata ko bitewe n'iki n'uburyo wayifashemo. So rero ko ibura uwo munsi umwe ugomba kuyima ikiryo. Ahubwo nyine turaje dukomeze wumve igihe uyigaburirira. Umaze rero kuyima ibiryo, uyihaye amazi ahagije, noneho mu gihe iri kubyara umva ikintu ugomba kuyikorera. Mu gihe iri kubyara, wowe mworozi ugomba kuyiba hafi cyane, uyifashe kuyibyaza mu gihe bibaye ngombwa. Urugero, ishobora kuba itangiye gupisa, itangiye kubyara, ukajya ubona umutwe w'akana wasohotse ariko ikindi gihimba kikanga kuza. Icyo gihe rero nawe uzasukura intoki zawe ujye kurura ka kana ugifasha, isunika kandi ukurura ugahanagura neza. Nzabereka uburyo akana kari kuvuka ukitaho, kari kuvuka, sibyo? Nurangiza ujye uyifasha kubyara. Ugomba uwo munsi mbega niyo ufite akazi uremera ukabanza ukagahaga kugashaka gakonji, ukabanza ukita ku itungo ryawe, kuri zahabu yawe. Kandi mworozi, ikindi kintu ugomba kumenya, babana ugomba kujya baryamisha muri ya saso nziza y'umunsi itari gasenyi. Noneho uko ubagenda baryamishamo ukaza unagenda ubashyiraho bonsa kugira ngo bakurure wa muhondo, kuko ya muhondo bonka bakivuka ni urukingo kuri bo rutuma abana badapfa bya hato na hato. None ikindi, imaze kubyara umunsi wa mbere ihabwa ibiryo bikeya nk'ikiro ku munsi, kandi ukayihereza amazi ahagije. Ikindi ukinduka ko ibipimo bigenda byiyongera uko igenda irushaho gukomera, uko igenda yiyongera imbaraga, ukagenda wongera bya biro kugeza aho wisanze bya biryo byeze no ku biro 7 bitewe n'umubare w'utwana twavutse. Ibyo narabibabwiye. Ikindi ikimara kubyara, yirinde ko yaryamira utwana twayo, yirinde yuko
wahura n'ikibazo cyo kuba yaturya, niyo mpamvu mba nakubwiye ngo ushyiremo akaberiso, noneho nibyara ujye ugenda ufate utwo twana utwonyeshe kuri nyina, nibyo byiza, sibyo bakunzi banjye. Ibyo ni mu bikurikiza, ndabarahiye muzabaherwe mu gihe gitoya cyane, kandi ibyana by'ingore nababwiye uburyo ubyitaho. Iyo video niba mutarayumvishe mukande kuri Cyomorovete TV, iyi televiziyo muri kureba murareba icyo kiganiro muzagisangaho uburyo wakita ku byana by'ingurube kuva bikivuka. Noneho ushobora kwibaza ngo mbese kutubwiye ngo tuzagabanya ingano y'ibiryo zisanzwe zirya, bizagenda ese nibiye byizarya? Biterwa n'ibyo ugabura. Niba ugaburira ibisigazwa bya resitora, fata igipimo yari isanzwe irya idafite amezi ukigabanyemo 2, noneho nijya kubyara ukigabanyemo 1/3 cy'ibyo yari isanzwe gitarahaka. Mwabyumvishe? Noneho niba muyigaburira amafu, niba ingurube yawe irya amafu, ikintu ugomba kumenya nuko ugomba kuyugabanyiriza ukageza kuri bya biro nakubwiye. Noneho ngiye kubereka ifunguro uzagaburira cyangwa uko uzikorera ifunguro ryo kugaburira ingurube ihaka. Iri somo riraryoshye, ariko ryaryohera nk'abantu musanzwe mukora ubworozi cyangwa se nk'abantu murimo kubutangira. Ngiye kubigisha ariko ngendeye ku kijyanyo cy'ibiro 100. Ubwo uzagenda ukuba bitewe n'ibiro ushaka. Ushobora kugenera ibiro 1000, ibiro 500, ibiro 200, 100, ça dépend n'ubushobozi bwawe. Urugero rw'indyo z'ingurube zihaka ku gipimo cy'ibiro 100 hazajyamo ibi bikurikira. Igiheri cy'ingano nimero ya mbere uzashyiramo ibiro 35, igiheri cy'ingano nimero ya kabiri uzashyiramo ibiro 60, noneho soya ikaranze ibiro 4 nibyo uzashyiramo, nurangiza uzashyiramo inusu y'ishwagara, nurangiza uzashyiramo umunyu inusu. Aka gaforomiye ni akantu koroshye cyane, ahasigaye wowe uzirebere ukuntu ibintu bizagenda. Hano no hari ikibazo mujya mwibaza ngo mbese ngo nk'ingurube idakunda amazi wayikorera iki? Niba uyigaburira ibufu, banza ujye ubisukamo byonyine nta mazi arimo, ibirye izajya kubimara yakiwe. Imajije kurya wirenzeho amasaha 2. Amasaha 2 narangira uyisukiremo amazi menshi, inshuti izayanywa ku bwinshi, kandi ni naho uzabonera iki? Ni naho uzabonera inyungu. Bishatse kuvuga ngo rero bakunzi ba Cyomorovete TV, mwebwe ikintu mugomba kumenya nuko mugomba kwita kuri ibyo bintu mbabwiye, mukabikurikirana kugira ngo muzabashe kugira iterambere mu bworozi bwanyu, muzabashe kugera kure mu bworozi bwanyu, kugira ngo mubashe kwibera abakire mu gihe gitoya. Sibyo? Rero bakunzi banjye, icyo mbasaba, mwebwe mukomeze mukurikirane Cyomorovete TV. Ndabizi ntabwo muzabyicuza, ndabizi muzagera kure heza, bizabafasha, kandi ni ukuri. Mwebwe gusa mukomeze mutere imbere, mutere intambwe, ikindi Imana ihira imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane. Nanga dufungiye we gusa, ibyo wize nubikurikirana neza ndabizi uzunguka, ahubwo tuzatuza kukwaka icyororo cyiza nubigenza gutyo. Ikindi mu bworozi mujye mwibanda no ku cyororo cyiza, sibyo? Mwibande ku cyororo cyiza, mwibande ku mgenzi zizabaha abana beza bashyitse b'icyororo, ku mfizi nziza. Icyambere no kwita ku imfizi ewana, ku buryo uzisanga nawe warabaye umusitari mu bworozi.
So rero amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane, nakagaruka. Bye.